Sugarman, big man, mwami wabana, yeah. With umanya, pretty girl, ndaguha mikolo. Yo, Bogari. Umwaka ushize nari navuze ati kubona uno muntu ni inzozi zanjye kuko nari muri mu maguru ariko nta kimana idakora kano kanya reba uwo ari we. La Shanboy, umwami w'abana, umwami w'amajyepfo, hitmaker, bigogo, dede, micro, nazivuga bukira bugacya, byatwara amasaha kugira ngo mvuge hit wakoze. Shanboy, nkundisha abantu. Shanboy. Baravuga ngo umundira abantu. Buri uvuga ngiye numvaga guhura nawe ashobora kuba Million no guhura na Davis D, ahitamo guhura na Davis. Ni ukuvuga zimwe mu nzozi no mu ngamba ziri mu buzima bwanjye nazigezeho bro. Wow. Yeah. Wow. Davis D. Micro ya. Yeah, Davis D. Ikibazo cya mbere kwako nari mfite byinshi ariko ubwo nkubonye nshaka kubyibagirwa. Icya mbere avuga ati Bogari mu following. Yes, Bogari. Instagram ni itangizwa na yowe _Bogari. So, yes, yowe _Bogari. Davis ikibazo cya mu following so mukundishije abantu banjye. Abantu banjye bose bamfollowinga mu following Bogari. Davis ikibazo cya mbere ni iki? Davis uri mu bantu uri wa mbere nako ntabwo uri mu ba mbere bakora video nziza mu Rwanda. Yeah. Ngiye kukubwira muri izi ndirimbo urambwira yagutwaye menshi nta kibazo. Hari Bo, hari Pose, hari Big Love, hari My Dreams, hari na Shokwe uherutse gusohora. Zose wazikoreye ku butaka bwo hanze. Niye ngo mubati Davis ingoma yari ameze. Reka nkubwire ebyiri. Ni Bon. Niyo ya mbere. Cause nubwo bwa mbere nari ngigera muri uriya mugabane Dubai. Nako muri kiriya gihugu ariko ni ku mugabane wa Asia nibwo bwa mbere nari nkihagera. So yaramenze. Ariko yamenze bitewe n'ibintu byinshi nabyo nashakaga gushyiramo. Indi nayo iheruka kumpenda ni Shoke. Shoke na Soso. Shoke uvuze na Soso kuko mfite indirimbo yitwa Soso. Bacanganyizwa n'umuhanzi witwa Soso. Davis ikindi kibazo anshaka kubinkorera mu masegonda 30. Ugiye kunkubitiramo mikoro Dede na Rofre Bermuda. Okay. Yeah. Sugarman, big man, mwami wabana, yeah. With umanya, pretty girl, ndaguha mikolo. Ibyanje ni ibyanje, Komita. Abanje na abanje. And nobody can talk, nobody can touch, baby like a dede. Yeah, daddy, papi, son, boy, koloba. Jini duga sana, koloba. Like a this, like a that, let me bounce. Ishi bounce. Davis ikindi kibazo. Inkomoko itwita umwami w'abana n'umwami w'amajyepfo. Byaturutse mu ndirimbo yanjye bita Micro. Yes. Yes, Micro umunsi nayikoraga. Twateye story z'uburyo abantu bakunda kunyita njye na manager wanjye hamwe na Element hamwe na Nasoni, and then we decided kubishyira mu ndirimbo. Davis byaje mu ndirimbo. Ikibazo nibaza ari ukuntu abajene bahura n'inzira y'ubukene, gukubitwa, kutagira amafaranga. Wigeze uhura n'icyo kibazo? Of course, cyane. Uburyo bari kubura nka kibiri cyane. Umuntu yajya gutangira tuvuge aka kazi dukora nta bufasha tuba dufite, bwabo bw'ababyeyi, bwabo bw'inshuti, ndetse bwaba n'ubw'abantu bagomba kuduha akazi batwizereramo ko tubaye abahanzi. Abo nibo banyuma rero batabatwizera agakurikira ababyeyi, so ntabwo baba batwizera. So icyo gihe rero kijya kigera cyuko ugira ikibazo cyo kubura amafaranga nk'ayo. Urabibona sometime uba ukiri muri high school cyangwa se uyirangijemo gatoya uri kwisuganya kugira ngo wumvishe abantu ko uri umusani. So icyo gihe biraba cyane. David, ngiye kukubwira top 5 z'indirimbo zawe nyine zawe nkunda.
ya mbere Bermuda, Big Love, Mikro, Dede, kumva na Bigigogo. Yes. Se Davis, indirimbo zose wakoze ni hit, ariko mbwira indirimbo wakoze ukavuga ati hano abanyarwanda rwose bayigize underrated, ntabwo bayemeye, kandi njye navuga ati niyo ya mbere. Uvuze muzihe? Oya, muri zose wakoze kavuga ati sha iyi ngoma ukuntu na acceptingaga hano ku isoko ryo mu Rwanda sha ntago babikoze neza. Ni indirimbo bita Boyfriend. Yeah. Kuba atayizi ivuga ngo your boyfriend is in the does he know no he don't know baby let us be together I will show you forever you know we trust you my diva we got each other forever your boyfriend he don't know does he know. Yes. Yago maravuze ati abanyarwanda vipi. Ni indirimbo maybe nari ndi mu maturune menshi muri Europe, sinabonye Dubai Europe, sinabonye umwanya wo kuyipromotinga neza, ariko ni indirimbo buri gihe nibaza ngo yazize iki indirimbo kuki itabaye mu buryo nayifuzaga. Davis dusoza nta kibazo. Davis dusoza ko ngufana cyane kuko urabibona pe abantu benshi bakunda kumbaza iki kibazo mu nshuti zanjye anyemereranye kubaza niba nta kibazo. Yes. Davis D hiti nk'eshatu zawe za mbere zakozwe na producer Ere. Yes. Kubera iki tutakikubonayo? Ni impamvu zitandukanye zanjye ku giti cyanjye and then ziwe ku giti cyiwe, ariko Davis yabayeho before Ere and then aracyariho and after Ere and then there is Ere we ku giti cyiwe nawe ariho, so abantu bazabirebere mu ishusho itari nziza. So there is Ere ku giti cyiwe dakeneye kugira ikintu kibi yanyifuriza cyangwa nkorera, and then there is me Davis D utifuza kugira ikibi kuri Ere utanagishaka n'umunsi wa rimwe. So we are two names, big name wewe rwa mbere mu Rwanda twakoranye, ariko abantu bakeneye kumenya ko nta kibazo dufitanye hagati yacu n'ubushake bwacu. Davis tukomeza tunasoza, ndumva ntago nibuka ukwezi ariko umwaka ndawibuka 2021 nko kuri tariki 17 nibyo kwa gatanu banze. Uruvuze tariki 17 2021 mu kwa gatanu aho ngaho. Aha habaye iki? Sosi y'indirimbo Itara. Davis ndakomeza nkubaza mu ndirimbo uririmba soza uvuga ati urashimira ugashimira soza uvuga kuri Papa Gigi Technical. Yes. Ariko unyemerere nabyo mbibaze uko tubibona muri twe musa nkaho mutakira abavandimwe na wapi. Okay. Kevin Kade mwakoranye indirimbo Like You iri no mu ndirimbo zamuzamuye aka kanya nyine tu wagira ngo simbizi tu ntago mukibona ntago mukivugana na nyine na guhuza pe byagenze ute? Ntago mbizi ntago bizi bitubwira muri comment section. Yes. Davis indirimbo rero avuga ati abantu banjye bakomeze bayumve ati indirimbo yaramvunye indirimbo niyo ya mbere kuri nge ni ati indirimbo y'ibihe byose kuri nge kuri wowe. Indirimbo zanjye zose ziramvuna, ndebeye nta ndirimbo itaramvunye pe, to be honest, cause buri video yose impamvu bakunze kuvuga ko ari nge ukora video nziza n'abandi ariko barazikora of course nabo sinzi imvune babagize, ariko reka mvuge ku byanjye impamvu buri gihe nkora ibintu byiza bigasa neza, umwanya munini nkuta ku bikorwa byanjye nkuta ku kazi kanjye, ariko nshobora kukubwira okay muri izo zose nakoze harimo izari smooth harimo n'izari zigoranye gusa simwe. Harimo Dede yarangoye cyane, harimo Mikro yarangoye cyane, harimo Bermuda yarangoye cyane, harimo Bo byari akarusho,
mu buryo bwose bushoboka, mu mafaranga, mu gukusanya ibintu, mu rugendo byose yaramburiye cyane. Ndumva ari izo. Davis dusoza none navuze gusoza nanze gusoza kuko ndi kumwe n'inzozi zanjye. Davis bwira akantu k'agastori gato kakubayeho amasegonda 30 gatunguranye ariko kanasekeje. Kajyanye n'ibiki? Like story life yawe mu buhanzi, life yawe nyine tu kuri Davis nyine tu. Twinshi cyane, ni twinshi tuba twarabaye, ariko nta muntu iyo udutekerezaho nta n'ahantu uzagera. Davis tugiye gukora ino challenge ndabizi like kuko ndi content creator kuko dukorana ino challenge tugiye gukora ikintu bita reply melody long answers on